katubaha ikaze bakozi b'Imana. Gushishikariza abantu kwikunda si ukwimakaza umuco wa selfishness. Murakoze. Icyo nicyo kibazo cya mbere. Icya kabiri, ese kuboneza urubyaro ni icyaha? Icya gatatu, wenda tuzajya tugenda dufata, igihe ufite ikintu kikubangamiye kuri mugenzi wawe ariko ukabaza uzi ko igihe cyose ukivuzeho kitamushimisha, wakora iki? Wasenga ukabyakira cyangwa ugahinduka? Reka tube turekeraho kuri ibyo bitatu. Basaba Pastor Francis tangira twese turakurikirana. Murakoze. Reka nsubize icya mbere. Gushishikariza abantu kwikunda ntibyatera kwimakaza umuco wa selfishness. Nuko ikinyarwanda ari igikene byose bikitiranwa. Ari ukwikunda nyine ko kuba selfish, utakwita ku bandi, utagirira abandi neza, ariko hari ugukunda uyu muntu, kumugirira neza, kumwitaho, ndetse bikenewe cyane cyane ku muntu uri muri rwa rugo ruhengamye, reka bari ko mvuga. Kuko ubundi hari ibyiza bimbwirwa, hari ibyiza bikubwirwa bivuye muri mugenzi wawe. Ni nayo mpamvu Imana yavuze ko atari byiza ku muntu aba wenyine. Rwose iyo gishyigikira mu rukundo, mu marangamutima, mu kugirwa neza, irafasha pe. Sinzi kugira n'iki gisimbura, ariko kenshi za ngo zihengamye, ahantu hari ibibazo, akenshi iyo umuntu ataragira ubwo buzima bugukunda, birangira nawe wiyanze, ukanga uyu muntu. Icyo ndimo kuvuga, ukamwanga, ntumukoreshe siporo, ntumwiteho, ntumwambike neza, mbese ntumukarabye kandi wari ubishoboye. Ibintu bimwe ufitiye ubushobozi ntibikunde. Njya ntanga urugero rw'umudamu umwe twabanaga mu nzu z'Imana ahantu hatandukanye, wambwiye icyo gihe tuganira, yari amaze imyaka simbyibuka neza niba ari 5 n'itandatu atireba mu ndorerwamo. Yari umugore mwiza ku isura, size ko kundi biba bimeze neza, size nziza, mu maso heza rwose, kandi yari umugore ukora, ufite umurimo ukomeye, yari umukadere ahantu meze neza pe. Ariko yari amaze iyo myaka atireba. Urabizi ko n'abagore dukunda kwireba mu ndorerwamo. Atireba mu ndorerwamo, yarakase umusatsi, atari ukubikunda, atari ikindi, ahubwo ko yashakaga guporomora amazi mu mutwe akageza ku birenge, agasiga icyo yisize akagenda. Kuko umugabo yaramubwiraga ngo uri mubi, nta bwenge ugira. Eriko umuntu atanga icyo afite, atarungwa n'Imana, kwa kundi twavugaga, akagira ibikomere byinshi, nawe arashenjagurika. Ntugira ubwenge, ntacyo umaze, nkora n'icusi cyatumye gushaka. Ibyo bintu burya ushobora kubyumva ukwezi kumwe ukihangana, wabyumva abiri, ariko kubyumva umwaka umwe, 2, 3, 5 udafite ubusabane bwawe n'Imana ngo bwongere bukubake, nawe wibwira ibyiza umwami akubwira. Erega ijambo ry'Imana ritubwira muri Zaburi 139 ngo yaturemye mu buryo bwiza butangaje, buteye ubwoba, uri kiremwa gitangaje. Ni ukuri bitandukanye no kwa kwikunda kugirira abandi nabi. Ndumva ngerageje kuvuga. Murakoze. Cyavugaga ko ese kuboneza urubyaro ni icyaha. Iki n'ikibazo kubyara impaka kuruta kubyara ibisubizo. Kuboneza urubyaro ni icyaha. Kuboneza urubyaro kuri uburyo kwinshi, aho kumenya kwanjye kugeze. Imana irema umugore, yamuremye afite icyo twita cycle. Ubwo aho niho kugeza kwanjye, kumenya kwanjye kugeze, amurema afite cycle, afite ukwezi nyine k'umugore. Imana ntiyatuma aba mu minsi y'uburumbuke kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 30. Ibyo ngewe binyemeza ko Imana yabonaga ko ihaye umuntu ubwenge bwo kuzagira uruhare mu mubare w'abana abyara. Yesu ashimwe cyane. Iyo bitaba ibyo, kuva ku itariki ya mbere kugeza kuri 30 wari kubusamusama. Ahasigaye rero nshyiraho akadomo. Reka nshyireho akadomo, ariko reka mvuge n'ibi. Ku muntu utemera kuvurwa no kwa muganga, umuntu utajya kwa muganga. Murabizi ko minsi yashize habaye inkingo za corona, hari abatarazifashe bumvaga ari ibya shitani. Hari umuntu utajya wivuza, hari umuntu utajya unywa paracetamol, yarwaye malaria akizwa n'ubuntu bw'Imana. N'umuntu utajya yivuza namba, muri make ntiyemera
ubwo bwenge bw'Imana buri muri siyanse ntabwemera. Uwo muntu namubwira ngo niringaniza urubyaro nigira gute naryo wiryemera kuko afite ubundi buzima bumugenga. Ariko ndashaka kukubaza wowe ujya kwa muganga, wowe wikingiza, wowe ibyaye abantu bakingiza, wowe utwite ukingiza, wowe wemera ko umuti wa malariya ubaho, ndashaka kukubaza ubwo wemera ibyo gufata sikire yawe ikaba itari ku murongo, ukaba utabasha kubikora, cyangwa ukaba ubana n'umugabo w'umupagani kuko urubyaro ni urwa mwembi, ukaba ubana n'umugabo w'umusinzi utazamenya kwifata muri ya minsi y'uburumbuke, ubwo ikiba cyiza ni ikihe? Ni uko wasama bakagukorera sezariyene, bakagukorera sezariyene ukarindira ugeze abana 9. Njye mba numva harimo kubura ubwenge. Hari ikitakorwa, hari ibintu sinkimenya ibintu by'ubuganga cyane, ariko hari ikintu nzi cyitwa pilule di lendemain. Ni ukuvuga ngo ni ikinini ufata ukeka ko wasamye. Nemera ko haba habayeho icyo twita wenda nidasiyo, igi ryabaye, umuntu yabayeho. Umuntu wubaha Imana ntabwo yakora ibyo, ntabwo yajya kukuramo igi ryabaye. Ariko reka nkubwire, kwibwira ko iyo wanyweye ikinini uba wishe, nuko uba utakurikiranye ngo umenye uko siyanse ikora, kubera ko nta gi ryabaye. None si ugiye mu mihango uba wishe? Ntabwo uba wishe. Hanyuma kubera ko hari indi myumvire itandukanye n'iyi ngiyi ugiye mvuga, ngira inama abantu mu buryo butandukanye. Ganira n'uwo mwashakanye, si ngombwa ngo ibi ngibi nkubwiye ubimire bunguri, ariko urubyaro ni urw'abantu babiri, kuko akenshi usanga iki kibazo gifitwe n'umugore wenyine, hanyuma bikazanagira bibyaye impagarara n'induru mu rugo. Urubyaro ni urw'abantu babiri, ni umugore n'umugabo. Uko uyu nguyu azakemura iki kibazo si ko uyu nguyu azajya akemura. Nimuganire, wibigira ibyawe ngo usigare mu nduru nyinshi. Ntabwo ntekereza ko Imana ari Imana y'akajagari n'induru nyinshi no gutuma izina ryayo ritukwa ko tutagira ubwenge. Simvuga ubwenge bubi, ubwenge bubi buri ukwabwo. Rero ubwo wahitamo kubara, kuko Imana yaguhaye kudasama kuva ku itariki ya mbere kugeza 30. Niba uri umuntu usanzwe wivuza wemera ubuvuzi, ibinini ubwo n'ubundi usanzwe ubifata, n'ubundi bifate, n'ibindi. Kandi kera Pastor Meye uye ku karere. Icyari cya gatatu, aho igihe ufite ikintu kikubangamiye kuri mugenzi wawe ariko ukaba uzi ko igihe cyose ukivuzeho kitamushimisha, wakora iki? Wasenguka byakira cyangwa yahinduka? Nabonye hari uburyo bwo kuvuga. Hari igihe umuntu avugana ubugwaneza, hari n'igihe avugana ubushinzi n'ubushizi bw'isoni, kandi uko byakirwa biba bitandukanye. Iyo mugenzi wawe rero afite ingeso utemera, kuyivuga ntabwo wareka kuyivuga, ariko nanone ni ukumenya ngo ese urayivuga gute? Ese uri kuvugana ikinyabupfura, uri kuvugana urukundo, uri kumubwira nkaho ari umuntu wifuriza ibyiza? Kuko hari igihe umuntu avuga nabi, uwumva nawe akabyakira nabi, ndetse akaba yanafata n'icyemezo ko atazahinduka rwose akurikije uko abona ubivuga. Kubivuga rero ntabwo ari bibi, ahubwo ni byiza kwiga uburyo bwo kubivuga. Noneho iyo ubona bidahinduka, nanone ntabwo bimuhozaho, umuhoza ku rutoto umusubiriramo yuko ibyo bintu utabikunda, kuko aba yarabyumvise kandi ababyiyiziho kuko uba warabimubwiye. Hari urugero rwiza twabonye hano mu buhamya bwa pasiteri na madamu. Buriya madamu yarabibonaga byinshi atemera, ariko njye namwigiyeho ikintu cyo gusenga no gutuza. Numva rero uyibonye iyo ngeso ukabona ntihinduka, tuza usenge, ujye unabisubiramo yenda rimwe na rimwe, ariko nanone mu bugwaneza no mu kinyabupfura wubashye umuntu. Hari igihe kigera Imana ikabafasha bigahinduka nk'uko twabyumvise hano. Yesu abahumurije. Ibibazo dufite ni byinshi, buriya tuza kwihangana nihatagira ibizasubizwa, ariko reka mfata ibindi bibazo nka 5. Mwakoze abigisha batubwira ko abakobwa dukwiriye kwicara, abazadushaka bakadusanga. Adamu yamenye Eva, si Eva wamenye, si Eva wamumenye. Mbese tujyana nabyo? Icyo ni icyambere, tujyane nabyo. Hanyuma icya kabiri,
ese divorce igihe cyose ni icyaha? Ikintu cya kabiri, mwiriwe neza, njye ni umusore mfite ikibazo, sometimes njya nibaza umuntu arambagiza uwo bazabana ari uko afite amafaranga ku buryo anytime yahita akora mariage. Ni cya gatatu, ese ko mwatugira inama yo kwihangana no mu gihe bagukubita, ese iyo habaye amakimbirane yavamo no kwicana naho wakomeza ugaceceka? Murakoze. Reka dufate ibyo. Pastor Desire rwose byinshi biramureba. Murakoze cyane. Ku bakobwa kubwira mugenzi wawe ko umukunda ntabwo biri mu muco wa Bibiliya, ntabwo biri mu muco wacu. Sinzi ahantu umuntu yabishira. Icyo akora uzamwerera imbuto gusa, ntugerageze. Abivuze mu mwuka uzaca amarenga. Ariko nta mukobwa mu muco wacu, nta mukobwa urambagiza. No mu Bisirayeli ntabwo umukobwa ari we yarambagiza. Uzamwerera imbuto, ibindi bizagenda biza, hamwe no gusenga. Uyu mudamu yamenye, Imana yamubwiye ko tuzabana hashira imyaka 6 tutarahuka, anzi atarabibwiye. Uko nari nteye icyo gihe, iyo yibesha akabimbwira byari guhita byanga. Twabanye mu mwaka wa 7, abibitse acecetse, ntacyo yigeze ambwira. Duhurira ku ruhimbi aho badutumye twese tukigisha, Imana yaramubwiye ko ari njye mugabo. Iyo najyaga ndota nyine ngiye gusaba no gukwa, ariko ntazi umukobwa uwo ari we. Cyakora nkajya mbona nk'amanoni intoke. Yaravunitse cyane imyaka 7. Ni urugero rwiza rwo kubika ibanga. Nubwo Imana yaba ari babikubwiye, gerageza ukore ku buryo bitazakugora cyane wageze mu rugo. Hanyuma divorce ni icyaha, ni mbi gusa, ni mbi ntikabeho. Iki kibazo iyo umuntu abajije gutya ngo divorce ni icyaha, abayishemwe ibintu 1000. Uzashaka umushumba wawe mu biganire, cyangwa ushaka umukansara, cyangwa ushaka umuntu w'inshuti yawe magara mu biganireho. Reka ngihinira aha, divorce ni mbi gusa. Cyakora nakijyanisha n'icyo mwene data ikindi babajije, ngo ko bavuze ngo umuntu yihangana kubitwa kugeza ubwo azapfa. Oya, niba bijemo gukubitwa bikazamo nko kwica, ushobora guhungisha umubiri ugaha mugenzi uwo mwanya wo kwitekerezaho, kuko nupfa uwo muntu utinyuka kukwica ntazakurerera abana. Ushobora kujya ku ruhande ukarera abana, ariko sinakubwira ngo tegereza abazakureho ijosi, ntabwo ari byo. Ariko nanone gerageza umagisimize kwihangana ushoboka, byaba ari byiza kurutaho. Ibindi barabisubiza. Hari umusore baravuze ngo mwiriwe neza, ni umusore ufite ikibazo, sometimes njya nibaza umuntu arambagiza uwo bazabana ari uko afite amafaranga ku buryo anytime yahita akora mariage. Murakoze. Urugo rwakirwa mu bice 3: umwuka, ubugingo n'umubiri. Iyo tuvuze rero ko kugira amafaranga uhita urambagiza, tuba tuje mu mubiri gusa. Amafaranga kuyagira ni byiza kurambagiza uzi inshingano zawe nk'umugabo mu rugo, ariko nanone tekereza mu bugingo harimo iki, mu mwuka harimo iki. Niwakira urugo mu gice kimwe gusa cy'umubiri, nugerayo bizagucanga. Ibyo bice byombi bigomba kuba birimo ibikwiriye bizatuma wubaka urugo rwiza, kubera ko amafaranga gusa ntiyubaka. Amafaranga agomba kuba aherekejwe n'urukundo. Reka mvuge nk'utuntu 2 mu gice cyitwa ubugingo. Mu bugingo harimo ubwenge, kamere, amahitamo n'amarangamutima. Ibikomere bitavuwe bizatuma ukoresha amafaranga mu kwikunda. Ubwenge butamurikiwe buzatuma uhisha
konti umugore wawe, cyangwa ukubwire kubikora mu bundi buryo butari bwiza. Ni byiza ko urwo rugo rwakirwa mu bice bitatu, buri gice cyose kiba cyubatse neza. Murakoze. Wow, amashyi. Ibibazo bibiri bikurikira ni ibya Pastor Ostance, avuga ngo Imana ibahe umugisha. Ndasaba Pastor atubwire ku kintu cyamenyekanisha cya mbere uwakijijwe by'ukuri n'uri mu buyobe bw'agakiza. Icyo ni ikibazo cya mbere. Nanone kuri Pastor, ni ibihe bintu byakwereka ko udafite balance muri life mbere y'uko ushaka? Ese byakubuza gushaka ukita kubanza kubikosora? Ini bya Pastor Ostance. Pastor Desire mfashe, wakijijwe by'ukuri, cyabazaga ngo wabwirwa n'icyo umuntu wakijijwe by'ukuri? By'ukuri cyangwa uri mu buyobe bw'agakiza. Ibyo bintu ntibigaragarara. Imana ifashe, ndebe ikintu cyoroshye, ibintu birimo ubusabane n'Imana. Ibintu Imana isaba ntabwo biza bivuguruza ubwenge bw'umuntu, ngo bize bihabanye. Imana ntiyivuguruza. Imana yaremye umuntu ari umuntu ufite ubwenge no gutekereza. Ntabwo iyo bigiye mu mwuka, biriya bintu rimwe na rimwe tubeshyira umwuka wera, ntabwo simvuga iby'ibitangaza n'ibimenyetso, kuko ibitangaza n'ibimenyetso iteka birenga ubwenge bwacu, nyine niyo mpamvu byitwa ibitangaza. Ariko mu madecision dufata muri lifestyle yacu, ibintu bivuguruza ubwenge bw'imigenzereze, inshuro nyinshi biba ari ubuyobe. Tuvuge umuntu arakubwiye ngo Imana igusabye ngo gukora amasengesho y'iminsi 300. Ibyo bintu ntabwo Imana yabivuga. Ishobora gusaba nka kuriya papa yatubwiye, ni iminsi 3 buri cyumweru, ariko Imana irabizi ko wambaye umubiri utagomba kurwara igifu, kandi ugomba gukorera Imana mu mubiri igihe kirekire, kuko abantu badafite umubiri ntabwo bafite kuba hano ku isi. Rero igipimo cyoroshye ni uko umuntu wakijijwe, ibyemezo n'ibigenga ubuzima bwe iteka biba bihuye n'ibintu birimo inama nzima. Ibintu n'umupagani wabimubwira akumva n'ibizima, sibyo? Ako ni koroshye, kuko hari akandi kavuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo, ariko ni ibintu biri ku murongo. Kuko Imana rimwe na rimwe turayibeshyera. Ntabwo Imana ishobora kunsaba icyemezo cyateza impagarara umugabo wanjye nubwo yaba ari umupagani. Imana ifite ubwenge bujera ibyo bintu byose. Rero kiroroshye, ndibaza ko icyo kintu twakwita ubuyobe iteka ku muntu ufite ubwenge bwavuguruwe n'ijambo ry'Imana, ku muntu ubona n'ubundi afite, kuko hari igihe tuba dutangira urugendo rw'agakiza tutabizi neza, ariko ubonye umuntu usanga umuntu ufite ubwenge bw'imigenzereze, umuntu ubona afite ubuzima bujya ku murongo, ukakimubwira ukabona arashishwe, niko mu Kinyarwanda babyita, ukabona bimuteye impungenge, icyo kintu ntabwo kivuye ku Mana. Pastor Desire araza kumfasha. Ikindi cyavuga ngo iki hari Pastor Desire yageze kuvuga. Pastor Desire yavuze ko nta muntu uri produit fini, nta muntu urangiye. Erego Imana iracyatwubaka. Singiye kuzuza imyaka 30 mu rushako, ariko iracyanyubaka. Umugabo wanjye ahagaze ngaho akavuga amafuti yanjye, kandi mubamona ko n'uvuga butumwa rwose wagerageje, ariko ahagaze aha yayabona. Nta muntu rero uri produit fini. Gusa nibaza ko uruhare rwacu no kwemera umwuka wera agakora umurimo muri twebwe, natwe tukemera. Banza wirebe no kubana muri ghetto na mugenzi wawe byarakunaniye, ntakora kuri kamambiri yawe, ntakora ku gitenge, ntakora kwese, mbese yabikoze wumva upfuye. Ibyo rero biba bikwereka ko uri umuntu utoroshye kubana nabo. Mu kazi uratubwira ngo abantu bose ngo barakwanga, mbese ngo ubwo team wenda reka ntabwo urugero muri Rwanda Revenue y'abantu 30 mukorana ngo bose barakwanga. Burya bose ntibakwanga, ninde uba ufite ikibazo? Rero umuntu aremera akibwiza ukuri, akireba muri miruwari, akareba utuntu tudatunganye, kuko urugo ni ahantu mwegerana cyane ku buryo ibintu byose bikocamye byo muri wowe bivayo bikagaragara. Rero ni byiza kwemera Imana ikadukoramo umurimo muri twebwe, cyane cyane mu bugingo. Biriya bice biriya Pastor Desire akunda kuvuga, kuko niho handuranya, niho
uzi ko umuntu burya ushobora no kumukunda cyane cyane ukamukunda akazi ariko ntakundike agasigara ahagaze nk'ihora ishinze kubera ibikomere n'imibabaro n'ibyaha n'ibintu byinshi. Rero tubanze twibwize ukuri. Uri umuntu urakara vuba, uri umuntu agashiha karabanguka, uri umuntu ibyo bintu byose icyo Mwuka Wera aba mwiza arabidukiza. Ariko ntabwo numva ngo umuntu yankunze ngo ndategereza mbanze ntungane guteze. Ndagenda nyine dukomeze dutunganane Imana idutabarira hamwe. Amen. Amashi mumfashe kabisa. Ibibazo ndatekereza ko bikiri byinshi ariko hari abagiye babaza ibyenda gusa. Reka ngira ibyo nsimbuka mwihangane niba hari ibyo ndareba ibyenda gusa. Hari uwavuze ngo mwakoze kunyigisha kubw'inyigisho nziza za kapa. Nabazaga nk'urubyiruko rwifuza gushinga urugo no guhitamo wo kubana nawe mwatugira iyihe nama? Icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma hari uwabajije ngo Pastor Otanse, turifuza kubona n'umugabo wawe niba hari. Babyumvise Pastor? Hanyuma mu rugo umwe ashaka kuringaniza urubyaro undi akabirwanya, balance yakorwa ite ubwo? Kabumbe ndijyanga kugira ngo turebe ukuntu twajya tubisubiza mu magambo magufi kugira ngo turebe ko twakwihuta. Ndacyafite nka 60. Umugabo wanjye ntawe uhari, yaba hari kamera twari kuba twicaranye hariya. Naho hari ikintu umugabo wanjye ntabwo ari umuvuga butumwa, nagahora ku gatuti. Ntabwo ari umuntu uri public, ngewe nyine ndi public ndi bose babireba, ariko iyo yabonetse twabijyanamo, atabonetse ndaza wese. Murakoze. Kugirwa inama kubenda gushaka icyo bari babajije. Guhitamo uwo kubana rero pasiteri akunze kutwigisha ko umuntu abanza akaba yubatse kuri Kristo Yesu. Wowe ubwawe ukaba nawe hari ahantu uhagaze ufite Yesu, ingeso zawe zishingiye kuri Kristo Yesu, mbega nawe urimo kubakwa, urufatiro rwawe ruri kuri Kristo Yesu. Haba hasigaye rero gutekereza umuntu muzabana ko nawe agomba kuba nawe afite inyubako iri kuri Kristo Yesu, akaba ari umuntu w'imico myiza, umuntu wubaha Imana kuko nawe uyubaha. Hanyuma kandi bya bice bitatu nabyo ukaba ugomba kubyitaho. Umubiri ugomba kuba wubatse neza, ubugingo, amarangamutima ye n'ayawe ugomba kubyitaho cyane. Ayawe agomba kuba yubatse warabyitayeho, ukareba ibijyanye n'ibikomere, niba Kristo yaragukijije ibikomere, kuko iyo muhuye ufite ibikomere hari ukuntu bitagenda neza. Bisaba rero ngo ubanze nawe usabe Kristo agukize, hanyuma mu guhitamo nanone urebe nanone umuntu ushobora nawe kuzagirira umumaro kuri urwo ruhande. Mu mwuka nuko muba mufite kuramya Imana, ari wowe ari n'uwo muzashakana, urwo rugo rero rukazaba rwiza. Ubitekereze ku ruhande rwawe urebe ko byubatse neza, hanyuma nujya guhitamo uzarebe ibyo bice bitatu byose. Umubiri ugomba kuba wubatse neza, kandi na cya gice cy'ubugingo n'icy'umwuka byose bimeze neza. Ibyo bintu nubigenzura rero, hanyuma hakazamo n'urukundo, uzatangire urwo rugendo Yesu azagufasha. Nshaka kongeraho nakigiye kuri Iberi kandi Imana imumugisha, arakoze guharanira nawe kubaka umuryango mwiza. Mu kurambagiza harimo najyaga nibaza impamvu abantu badatekereza ibintu kimwe, batareba ibintu kimwe kandi basengera ahantu hamwe. Uvuga ngo abantu bashobora kuba bari mu rusengero rumwe, mu idini rimwe, ariko umwe azi ko urugo arakaramata ari byo yakiriye mu mutima, undi avuga ati no ndabipima n'ibyanga ndavamo. Urumva deja abo bantu batangiye batareba hamwe, badafashe n'umuryango kimwe. Rero icyo kintu kirafasha ku bajene, kandi ibyo ngibyo icyo nibwira nuko biba byiza no gutangira kubiga, kuko ubundi umuntu ujya kubwira ngo naragukunze mwagombye kuba mumaranye iminsi mwubaka ubucuti busanzwe, kuko mwibuka ko turi Abanyarwanda kandi hari igihe imyaka yo gushaka iba yarageze wishakira no gushaka, sibyo? Noneho rero namaze kumenya ngo urashaka kuzanshaka, ngira inyifato ushobora kukwihishamo, ariko nta jambo urashyirayo. Niyo mpamvu abahungu, abasore bafite amahirwe menshi, wemereye kugenzura umuntu utarashyiraho ijambo. Mwirinde no gushyiraho amagambo vuba, kuko bituma mukomeretsa abantu benshi. Ugashyiraho ijambo ejo ukareba kandi muri abarokore.
rero ufite umwanya wo kuganira n'umuntu musabanye bisanzwe ariko ukumva icyerekezo cye. Urugero ni umuntu uvuga ati njyewe sinshobora gutura mu Rwanda, nawe ukaba urimo kuvuga ati njyewe ni mu Rwanda mpaka Yesu aje. Urumva deja muratandukanye. Hari ibintu byinshi mwareberaho mukumva ko byibuze mufite imirebere kimwe y'ibintu. Hari undi muntu ari mu rusengero ariko ibibazo bivutse by'ubuzima bisanzwe ahita yiyaranja. Iyo asengeye umwana ntakire ahita ajya mu bo twita abaganga ba Kinyarwanda kugira ngo tubita bagatifuza ariko tubizi ko ari umupfumu. None uwo muntu muragendanye, hari ubutunzi bwe uko abujera Imana ibifitemo ijambo, uri nta jambo ibifitemo. Ni byiza ubundi ko mwenda guhuza mwene ibyo bintu bizabafasha kugira urugo ruryoshemo ukuntu, kandi mufite burya biroroshye kubivugana cyane cyane utarashyiraho ijambo. Murakoze. hari ikibazo bari babajije ngo iyo umwe yemera kuboneza urubyaro undi atabyemera mubigenza mute? Komeye byose ni ibyawe. cyane. Ubundi ntekereza ko ibintu byinshi bikemukira mu kuganira. Komeza mu biganireho nk'uko madamu yavuze mu bugwaneza, kugeza igihe muzagerera ku mwanzuro. Hanyuma niba mugenzi wawe atarimo kubyumva, ngira ngo niyo mpamvu pare na marene babaho. Yewe se hari undi muntu yakumva, gerageza uwo muntu nawe mubiganireho, niba mwamuganiriza mumugisha inama. Ngewe nemera ko na medecine yavuye ku Mana, ni impano y'Imana. Mujyane kwa muganga nabwo mubiganireho, ahari muganga wazamwumva. Nyura mu nzira zose kandi unasenga kugeza igihe uzagerera ku mwanzuro mwiza. Kimwe mu byo Satani akoresha ni uguca intege. Kirazira gucika intege utagihumeka, ejo bizaba byiza kuruta uyu munsi. Bakoze. Reka dusenge, reka dufatanye ugira icyo ubwira Imana. Twese turasa neza, twiteguye kubona Imana mu miryango yacu, niyo mpamvu turi hano. Umuntu wabisezeyeho udategereje ibyiza ntabwo ari hano, ariko twese abari hano twizeye impinduka y'ubumana. Niyo mpamvu twaje kugira ngo urugo rwiza rurusheho kuba rwiza cyane, urwiza cyane rukomeze kuba rwiza cyane, kandi urubi rukiri. Nizera Imana y'ibitangaza, nizera Imana ifite imbaraga zo kuzura n'ibyapfuye. Nizera Imana ifite imitima yacu mu kiganza cyayo, ishobora gukora umurimo muri twebwe uko yawukoze mu mutima w'uriya mupapa pasiteri watuganirije. Reka twisengere, wihereho, fokasi ibe ku kuvuga ngo Mana, umugambi wawe icyo unyifuzaho ni iki muri uru rugo. Dukure amaso gatoya kubo twashakanye, tugaruke ku Mana yacu. Umutima uranyifuzaho iki? Shoboza Data, turi hano ku bwawe, wakoze kudutegurira ibihe byiza, kuko umuryango ari ntasimburwa mu maso yawe. Twese uratuzi, uzi ko ingo zacu zimeze. Ingo nziza turazigushimiye. Kubera induru y'ibibi tujya twibagirwa kugushimira abagabo beza bari muri iki gihugu, babereye urugero generasiyo zikurikiraho. Twibagirwa gushimira abagore beza babaye urugero rwiza tureberaho. Ariko urakoze Mwami w'abami kubw'imiryango wubatse, urakoze kubw'abagabo wahaye kukumenya no kubakana nawe, urakoze kubw'abagore wahaye kukumenya no kubakana nawe, nubihererwa icyubahiro. Urakoze kuba afite ishyaka n'umwete wo gukangurira imiryango ko yamera neza, ababisengera, ababitegurira, abitangamo ubutunzi bwabo n'impano zabo. Turabigushimiye. Twongeye kandi kukuzanira ibisa nk'ibinaniranye, ibisa nk'ibyatunaniye, ibiduteye intimba n'amarira. Turabikuzaniye kuko tuzi ko ushobora byose. We waduhaye Kristo. Birakoroheye guhindura ingeso z'umugabo, birakoroheye guhindura ingeso z'umugore, birakoroheye kugera ibwina naho tutazi. Wowe ubasha kugera mu mizi, mu muzi wowe wamuteye kuba umusambanyi bidashira, mu muzi wamuteye kuba umunyamushiha n'ubugugu bikabije n'ibindi bibi byose. Wowe ubasha kugera mu muzi. Reka muri iri teraniro
ako kagozi gacike burundu mu izina rya Yesu. Buri muryango wose uhagarariwe, abatwumva n'abazatwumva hanyuma, reka imbaraga zawe zigereyo. Ibyananiranye, ibyo twananiwe dushyiraho amahame, dushyiraho ingamba, dushyiraho ibiganiro, tuvuga ngo ni communication, tuvuga ngo ni ugusohokana, reka ibitarashobotse mu bwenge bwacu, mu mbaraga zawe zitagira akagero, bihinduke ibishoboka nyagora ku ngoma. Turasenze ngo tuzongere guhura twongewe ubuhamya, twongewe amashimwe, abagore bashobora guhagarara bagahamya nk'uko ababyeyi bahamije, abagabo bashobora guhamya bagahamya ko wabagiriye neza ukubakana nabo. Ibyo turabyizeye kandi tugaruka imbere yawe tudafite ikimwaro n'isoni, kuko twabonye ubikora. Nuhabwe icyubahiro, umugisha buri muntu wese witanze, umugisha abakozi bawe Jackie na James bateguye, ndetse na Pastor Desire na Madamu, ubagirire neza nyagora ku ngoma. Ineza yawe ikomeze kumatana natwe twese, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya.